niho studio. Nubona nongeye kuyavuga uzahita unyaga. Queen, basi haguruka. What the shit? Ibi ni biki mu kigo cyanjye? Ibi ni biki? Mwari muri mu biki? Ntabwo munsubiza? Master nta kibazo. Babwiye ikintu kimwe. Mwese. Kuri direction z'inyuma matanga. Muri kunyumva? Mwese. Master tubabarire. Mwanyumvise cyangwa? Tugoye kazi hani wacu muri biremera electronic repair. Hani wacu tugwa serivisi zitandukanye aho tugukorera telefoni zaba izamenetse zaba iz'amatushe ndetse na smartphone, telefone zidacaginga, telefone zifite ibibazo byo kudahamagarwa cyangwa guhamagara, telefone zaguye mu mazi, turagufasha. Tubakirira WhatsApp muri telefone zanyu ndetse n'andi application atandukanye, tubafasha kubafungurira email, afite amapasi yagize ibibazo, amakete ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ni mutugane hani wacu muri biremera electronic repair. Bese ugeze hani wacu igikoresho cyo cyose electronic waba tuzaniye kirakira. Ngo ni mutugane rero imiryango irafunguye. Biremera electronic repair, ibyo dukoze byose biremera. Kibonye iki kigo ni ikigo cyiza baratsinda. Ahangaha iki kigo kukibona gutya ni ikigo cy'abihaye Imana. Utazazana bya bintu byanyu by'abana b'iki gihe mugenda mukigira amavoyo. Mwambara ubu pocket ni wabayishaka bashaka umuntu ukora ibintu byose kugiye cyo bita punctuality. Iyo ufite discipline ahangaha rwose nta kibazo wagirana nabo. Icyo kintu uracyumva? Yego nabyumva cyane. Umva nkubwira wa mwana we. Urabona ngenda kurihirira. Nakwishyuriye inzu bamo. Nuza n'amakosa bakakwirukana. Azaba arakazi kawe uzagenda wangara rubimba. Kandi ngewe sirakomeza kukwishyurira inzu udashaka kwiga. Icyo cyo bubizi. Aho kujya bazagende bakwibenda ni bakwiba nk'ipantaro y'ishuri cyangwa inkweto. Naho ngugiye kwiba iby'abandi. Ushaka kujya kubyiba bakagufata bakakwirukana. Wa mungu bwose bakakwirukana. Uzambare ntuzangere mu maso. Tadi nzagerageza nago nzakora amakosa kabisa. Hari ikintu ubura? Ibintu byose sinabiguhaye. Yes. Reba. Ureba ukuntu umutwe wawe harimo igikoma. Iyi telefone buno kuki utari wayimaye ngo nyisigara. Wari wese nguraza kuyisubira na. Ubu ko warugiye kwinjira mu kigo birangiye iyi telefone. Nari kubyibuka nkayiguha. Kandi wa mwana shari ibintu kina nabyo. Kubyibuka ariko kuko wari wambwiye nari nakubwiye ngo ndaza kuyigusubiyeyo. Uzi ange bityo kuko na telefone na simu card bayikubonanye bahita bakwirukana ramvoye.
Muriteguye dutangire? Yego. Okay. Twagiye ariko haramuka hagize ukopera. Biraba bibi. Sawa. Wabonye hari umuhinzi ujya guhinga ntasuka. Aho ngwino nyeguhe. Yego. Taho nuzongere. Yes. Excuse me, teacher. Yes. Where is Chris? Where is Chris? I'm here. Chris, did you solve our problem? I'm asking you. Master, no. Means that you want that I can repeat that one. I say that, get out, please. Do you understand? Master, forgive me. I'm in exam. Yes, I know you were in exam, but I don't care no meaning of exam. If you don't know your behaviors, you don't have to manage your behaviors. I said, get out. Master, I know and I have done, but please forgive. I have to take exam first. Chris, do you understand well? Let us use our mother tongue. I have said, sohoka. Navuze ngo, sohoka. Master, please. Nakubwiye ngo, sohoka. Mwiza sohoka. Mwiza. Sohoka jya. Nawe uzabonera. Mwayibona? Babarira. Kri, I beg man. Man, urabizi ko nabaho nagufite. Urabizi ko rero umuntu basi mbona nkaseka no basi ari amagambo navuze do nubona nongeye kuyavuga uzahita unyaga. Queen, basi haguruka. Wesha examen yinanyice nabonye Vestina yakomaga shabiri hejuru. Ese man Chris wamusohoreye iki? Sha Chris we ni birebire. Nyine Chris bamutumye umubyeyi. Niyamuzana nyine cyo bamusohoreye. Nese bamutumiye umubyeyi wiki? Chris ntabyo uzi.
nkubwire nyine master yadufashe turimo turahoberana dutuma ubwenge ndamuzana inde weho nande njye na Chris ko bigutunga se guhoberana si ibintu bisanzwe weho na Chris muhoberana ya ko wikanze se bigenze bite nabidanje man Sylvester nakawe yatuje yajyanaga ariko twumva nyine ndahise ko nawe nyine Chris bamusohoye nabonye bya bintu nabwiraga wabonye Kalisa uri ikizami ntikirase cyane kabisa uburiya rero ibya nibyo bita kumva nabi ubundi teka iyo uhora wumva nabi n'ibyo ukora ntago bishobora kugenda neza mubwira ubundi bwenge bwinshi buvamo ubusazi iyo umenye ubwenge bwinshi samutaye musanga n'ubundi bibaye ubugore arya suri sudoye hajyaga nserereza ngo ndi sudoye ubona uri ikigo ndaje ngikabe nkiyobore urakabafatanye ariko tukajya kumusabira imbabazi Chris wonko ajya kumusabira imbabazi uri gukeka ko examen ya mbere yayirase examen ya mbere n'undi yayirase nta kintu twari turi gukora n'uguta umwanya ako ndumva nge twajya kumusabira imbabazi ku buryo nicyo butazagikora mwebwe mugende musabira imbabazi ntabwo nakongera kujya hariya pe ntabwo nakishyira Nyabarongo nyibona ko nshaka shanye reka tugende tujye tugerageze turebe niba baramwemerera sha mugende ndemwe mwana yandi mbavuze ngo bateranye imbere gute mbashakira itabi urumva oya gurika kuma warunuko urakarikere nimba ufashe ura mwanya bana byaramurangije kera bari umuhera hwera subwa itabi n'ubusherara ngaho mbwira kurata itabi n'ubushera ngaho mbwira kurata ikizami n'ahantu umuntu abageze n'igihe umuntu aba yarahereye yaranze kukigeraho ako none igishimye nukumiga guhera kwa mbere none akaba bivuyemo nge nkabansigaye ntago wakumva nabi ngo wa mwanya we none ngiye kwita nkujyamo asohoka ata ubu gengeye kujya hejuru ya Sudway yambangamira ikintu gishobora kugiterura akawunga neza nyine mbona ari igisambo sibyo ahubwo none kujya tumenya uri cyumwe ikibazo urarya ntubyibuye imigufu pase ariko ntacyo noneho gahunda zihari ariko buriya ibyo bintu byihorere ariko nuko umwanya wa Duway nayo ndabasudoye buriya nubwo Chris bamwirukanye twamusabira imbabazi ntabwo byavamo buriya nubwo ari itajya ariko n'uwacu cyambangamiraga n'icyari inyuma uribuka navuga ziba ariko mugiye mu gihugu kuba umuntu yaguhemukira ntabwo ari ngombwa nawe umwishyura akubundiraga amadage abagomba wese ukiribuka umwanya we umwanya w'ubukenewe buri umwanya n'amashuri ntawo bihuriye none se nagaruka urabizi ko uzagumaho nzagumaho mu bwenge harakurusha mu gusa neza muri drip hose ubwo se urumva nagaruka uzagumaho aradufite ubwo se n'abakobwa bafite muri iki kigo banshyikiriza ukuntu bangana noneho niwe usobanura abakobwa bose yewe na duwayene bo muri classe B niwe umusobanura ubwo se urafata njye numvaga igitekerezo cyiza ari uko twakamusabira imbabazi nubwo ari idaje ariko niya reka kamana yigende wanatubona imyanya reka kamana yigende ubwo nibyo rero tureke gutinda tuvemo tugire ahubwo tujye kubiserebura bino bintu warumva ahubwo muze kundeba ranki bakahagarara wundi cyambangamiraga muze kundeba ranki bro vamo tugende Chuchi Udubai ariko hari nashonje ayegoye